nibyo nanabashimira cyane rero kuba mwongeye kuba mwabana natwe kuri tariki ya 27 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025 twongeye kugaruka muri studio. Abenshi bati ni mu byishimo byinshi cyangwa se kubera ko mu by'ukuri turi mu mpera z'umwaka, ni mu minsi mikuru kubera Noheli ndetse n'ubunane. Akubwira ni abenshi bari mu byishimo, ariko kandi nanone reka nkubwire ko tugiye kuba twarebera hamwe amwe mu makuru akomeye cyane. Hanyuma y'ibyo tugiye kuba twareba amwe mu makuru akomeje kugenda amenyekana cyangwa se ibigezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba kuri front line kugeza muri aya masaha. Turimo mu by'ukuri turagerageza kuba mu by'ukuri twabategura uburyo bwiza bwo kubagezaho amakuru, ariko nanone hakaba ni bibazo babigiye bitandukanye. Nayo mpamvu mu by'ukuri habayeho gukererwa, ariko ngira ngo bataramo murabizi ko mu by'ukuri tubana umunsi ku wundi tutabatenguha. Gusa kubw'izo mpamvu tukaba tugiye kuba twareba rero uko ibintu byifashe, uko ibintu biramutse. Ni intsinzi ikomeye mu by'ukuri, ni intsinzi ikomeye, navuga ko hatarimo ugushidikanya. Igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarimo Wazalendo, bongeye kugaragaza ko cyangwa se kwerekana ko atari agafu k'imvugwa rimwe. Kuri ubu umujyi wa Uvira urageramiwe, uri hafi gufatwa 100%. Ndetse icyo ugomba kuba wamenya, Wazalendo, FARDC na FDNB bamaze kuba basora M23 mu bice byose byari byarabaye ngombwa ko barenga ku mujyi wa Uvira. Ndetse ikindi kintu ugomba kuba wamenya, uyu mujyi wamaze kuba wazengurukwa. Uyu mujyi wamaze kuba wazengurukwa. Ndetse ikindi kintu kiriho nuko bamaze gusaba abaturage batuye muri bice kuba mu by'ukuri bahunga bakajya hitaruye, bakareka akaba ikintu bita imiripuko na za nyamugigima, cyangwa se nanone bakaza kuza ku ruhande ruriho izi ngabo kugira ngo babone uko baza gutandukanya irondo n'ibisambo, kugira ngo babone uko baza kwinjira muri fight. Aya ni amakuru rero ari kugenda atugeraho aturuka no ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri ni mu gihe kugeza kuri ubu ngubu, cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bimenyekana, igisirikare cya leta ya Kongo cyahakanye amashusho akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko indege yabo yaba yahanuwe cyangwa se mu by'ukuri yashyizwe hasi n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kugeza kuri ubu ngubu. Kalundu, ubwato bwa M23 bwari werutse kugezwa muri iki kiyaga cya Tanganyika, bwahise bushyirwa hasi, bwashyizwe hasi. Biravuga ko kandi nanone muri Kivu y'Amajyepfo, nyeshyamba za M23 abarwanyi babo bagera kuri 13 mu by'ukuri bakaba bafashwe matekwa. Ibyo nibyo ugomba kuba wamenya. Ibyo byose tugiye kuba twabigarukaho, turareba ku cyo Patrick Muyaya amaze kuba yavuga kugeza kuri ubu ngubu, asubiza Musenyeri Muteba, Fulgence Muteba, nabwo nabigarutseho. Ibyo byose rero ngiye kuba nabikubwira. Hari n'andi makuru menshi tuba tugufitiye, nyaboneka hari n'andi makuru menshi tuba tugufitiye, ariyo mpamvu ugomba kuba mu by'ukuri waguma hano akenshi na kenshi, tugafatikanya muri urugendo rw'amakuru, tukabasha kuba twashyira ukuri, twashyira ahagaragara rwose amakuru y'ukuri. Murabizi ko aricyo cy'ingenzi dushyira imbere mu by'ukuri. Turi kumwe nande, turi kumwe namwe. Ubwo ni mu buryo mwese cyangwa ubundi, ku muntu utarakanda subscribe cyangwa se sabone, agomba kuba mu by'ukuri yabikora. Wamaze kubikora, bravo, ni ingenzi kandi by'agaciro gakomeye cyane. Kutarabikora nawe nizera ko uza kuba ubikora. Reka twinjiye muri izi nyandiko rero z'amakuru. Munyemerere twinjiye muri izi nyandiko z'amakuru turebe uko byifashe. Mpere ku cyo bita za matekwa. Biravuga ko rero inyeshyamba cyangwa se abarwanyi 13 ba F23 bafashwe mu gihe cy'iminsi 4 gusa mu mirwano yongeye kubura muri Kivu y'Amajyepfo, kandi kaba barafatanwe n'intwaro zabo basanzwe bakoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ndetse aba bakaba barafatanywe nyine n'ama element bari bafite nk'uko bigaragara. 13 bose FARDC isi bafata mu minsi igera kuri 4. Biravuga ko hari n'abandi kandi baba barafashwe
matekwa na Wazalendo. Murabizi ko Wazalendo mu by'ukuri birishaka kufata rwose ikabanza gukuramo amakuru ubwayo ku giti cyayo. Uwo bita Lieutenant Mbuyi Kalonji Regan, umuvugizi w'ibikorwa bya Skora ya kabiri hara muri Kivu y'Amajyepfo, avuga ko ibikorwa by'ingabo byongeye gutezwa imbere mu by'ukuri kandi inyeshyamba kugeza kuri umunsi zagiye zitakaza ibintu byinshi cyane. Yongeyeho ko intwaro 11 z'ubwoko butandukanye zagiye ziboneka, ndetse kandi nanone hakaba harimo n'amagrenade yaje kugenda afatwa. Mu ijambo yagejeje ku itangazamakuru cyangwa se yaje kugenera itangazamakuru ku itariki 26 byari ku munsi w'ejo ku cyo bita Boxing Day, nibwo yavuze ati uyu muvugizi w'ingabo muri Kivu y'Amajyepfo yavuze ko cyangwa se yatangaje ko inyeshyamba zasubiye inyuma zerekeza aho bita Kiriba nyuma y'ibitero by'ingabo ndetse zifatanyije n'abayoboke bazo. No kuvuga Wazalendo no gusobanura ko FDNB yasubiye mu ngamba. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu ahagana ku isaha y'isa 12 za mu gitondo ngo ubwato bubiri bwa M23 nanone bwarashweho ibisasu n'ingabo ku cyambu cya Kalundu mu mujyi wa Uvira. Ubwo bwato ngo bwari butwaye ibikoresho bya gisirikare n'intwaro bivuye mu by'ukuri ku ruhande rw'u Rwanda nk'uko yakomeje abivuga. Uwo ninde n'uwo bita Lieutenant Mbuyi Kalonji Regan, yagize ati ubwato bwa gisirikare bwarashwe bwari butwaye ibikoresho bya gisirikare n'intwaro byari bivuye mu Rwanda bigiye gufasha abarwanyi mutwe twaje intwaro wa M23. Ni byavuzwe na Lieutenant Regan Mbuyi Kalonji, umuvugizi wa FARDC cyangwa se hara muri Kivu y'Amajyepfo. Ati turabitsa ko imirwano hagati ya M23 n'abasirikare ba FARDC ikomeje mu bice byinshi aherera muri Fizi uko byakomeje kugenda bigaragara. Ndakubwiye ni ubu urugamba rwatangiye bushya, urugamba rwatangiye bundi bushya kabisa mu by'ukuri. Kandi noneho yaje kuba imirwano irimo amayeri menshi, yaje kuba imirwano irimo guhana bikomeye cyane, irimo gutegura. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kuri inshuro bari kugaragaza ko mu by'ukuri ibiri gukorwa byose biri mu mibare ikomeye cyane. N'urugamba ruri gutuma noneho murabizi ko M23 ubwo yinjiraga yatumye abaturage benshi bahunga, ariko kugeza kuri munsi niba muri kubibona ko FARDC yishimiye n'abaturage nkuko uyu mugabo yabivuze ati nta muturage urimo arahunga, turi kugaruka ariko nta muturage uri guhunga. Kuki batari guhunga? Atabwo vuba reka tubanze dushimangiriye imyanya muraza kubona abaturage bagaruka. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara nanone rigenewe itangazamakuru, uyu muvugizi w'ingabo turi cyari gutinda ku byo yatangaje mu bikorwa bya Skora ya kabiri mu Kivu y'Amajyepfo. Lieutenant Mbuyi Kalonji Regan yavuze ko inyeshyamba zakoze uburyo bwo kuyobya abantu zigamije kuyobya ibitekerezo bya rubanda. Bavuga ko hari indege ya FARDC bahanuye. Yagize ati abanyekongo barakuze, ntabwo barakuze bihagije, ntabwo wababwira ibyo wishakiye byose kugira ngo bakwizere. Uyu yavugaga ko uyu muyobozi yavugaga ku ishami rishinzwe ibikorwa bya uvugira ishami rishinzwe ibikorwa bya Skora ya kabiri Majyepfo, Colonel Prito ushinzwe ibikorwa. Tuve kuri Lieutenant Mbuyi Kalonji Regan umuvugizi tujye noneho ku ushinzwe ibikorwa muri Skora ya kabiri hano muri Kivu y'Amajyepfo bita Colonel Apoko Bangala Michel. Uyu arasaba buri munyekongo wese mu by'ukuri wabashije kuba yakwigomeka kuba yagaruka akagaruka ku ruhande rw'igihugu, ndetse avuga ko barimo barasaba abaturage kutaza kwizera imbuga nkoranyambaga. Ati ni ngombwa kwibuka ko turi ibi yabivuze ku munsi w'ejo kwa gatanu nyuma y'uko ubwato bwari bumaze kuraswa nibwo inkuru y'indege nayo yahise kwirakwira. Ati rero turabibutsa ko mu by'ukuri nta ndege yacu ya FARDC yigeze ihanurwa. Byashimangiwe n'uwo bita Colonel Apoko Bangala Michel ndetse na Lieutenant Regan Mbuyi Kalonji. Aba bose bakabarizwa muri Skora ya kabiri rwose, umwe akaba ahagarariye ibikorwa, undi kandi nanone ni umuvugizi. Bavuga bati ikireka tugishireho isuku mu bimenye ni manipulation ni propaganda. Ati ibyo mu bimenye kandi munabisobanukirwe mu by'ukuri. Reka tunyarukire no kuri ibyavuzwe na Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, akaba ashinzwe nanone n'ibijyanye mu by'ukuri akaba ashinzwe n'ibijyanye no kuba akurikirana ibijyanye n'itumanaho. Fulgence Muteba mu minsi ya Noheli
mu by'ukuri yizirije aho bita Lumbashi hari amagambo akomeye cyane yavuze ubwo yari mu ntara ya Haut-Katanga. Patrick Muyaya yagombaga gusubiza nk'uko umuvugizi wa guverinoma bivuga ibyavuzwe na musenyeri mukuru wa Lumbashi ku masezerano y'ubufatanye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ni ibinyoma. Uyu rero yashinjaga aya masezerano ngo kuba ari amasezerano yo kumunga igihugu ndetse no kugisubiza inyuma. Patrick Muyaya yahakanye ibi avuga ko ari amasezerano y'imyaka 99 cyangwa ko hari ihererekanya ry'ubusugire bw'ibihugu. Agize ati nta masezerano y'imyaka 99, nta kugurisha umutungo mu buryo bw'umuriro cyangwa se mu buryo bugaragara, nta bugaragaramo rwose. Ati nta kintu na kimwe twavuga ku bijyanye n'ibirombe cyane cyane uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kwiyegurira ubutegetsi muri iyi nyandiko. Minisitiri yanasobanuye ko amasezerano yasinywe asobanura ahanini amahame y'ubufatanye bugaragara agamije ubufatanye bwungukira kuri buri wese hagati ya Kinshasa na Washington. Bivuze ngo uyu Patrick Muyaya yagerageje gusobanura ko aya masezerano ya Washington yabayeho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kinshasa ntabwo ari amasezerano azamara imyaka za 99, ni amasezerano agomba kubaho akarangira kandi y'imikoranire, ndetse ntabwo ari amasezerano bivuze ngo habayeho kugurisha imitungo kamere. Avuga ko ibi byose byakozwe mu rwego rwo gushaka inyungu z'abaturage. Yashimangiye ko Leta ya Kongo igumana ububasha bwayo busesuye ku mitungo yayo harimo n'uburenganzira ku kwanga icyifuzo icyo ari cyo cyose kinyuranyije n'inyungu z'igihugu cyaba kigaragaye muri aya masezerano. Patrick Muyaya akaba yizera ko amagambo ya Musenyeri Muteba yavuze nubwo ari inyandiko yasohotse ku mugaragaro ndetse n'inama yabereye imbonankubone ku munsi wo gusinya ari uburiganya kugira ngo ashyigikire igitekerezo cy'abasubiramo amagambo yo mu Befeso 4:25 agira ati mwiyambura ibinyoma umuntu wese muri mwe abwire mugenzi we ukuri kuko turi ingingo za mugenzi wacu. Minisitiri kandi yavuze ku nyigisho za Noheli, mu by'ukuri ku nyigisho zavuzwe n'uyu mugabo kuri Noheli, avuga ko mu by'ukuri akwiye kubaho kwamagana bikorwa mu burasirazuba bw'igihugu, ndetse nawe avuga ko bikorwa n'u Rwanda. Yavuze ko abantu ibihumbi b'abanyekuba bapfa buri munsi barimo abayoboke b'idini Gatolika kandi abaturage barenga 500 bakuye mu byabo nyuma y'igitero cyagabwe kuri Uvira. Ibi byose abishinja u Rwanda. Yanagaragaje ko bitewe n'ikoreshwa ry'ibirombe bya Rubaya mu buryo butemewe n'amategeko, u Rwanda rwongereye ibicuruzwa bya Korota byoherezwaga mu mahanga ku kigero cya 113% hagati ya Mutarama na Kamena 2025. Bitabaye ibyo byamaganwe ngo byakaba ari ibyo ahubwo byamaganwe na Musenyeri mukuru. Uyu Patrick Muyaya yabwiye Musenyeri Muteba Fulgence ati tubwire Musenyeri ni mu buryo wavuze ibi by'imyaka 99 wabikuye hehe? Ni amagambo rero ya Patrick Muyaya asubiza ku bitekerezo byari byatanzwe na Fulgence Muteba ku bijyanye n'amasezerano Amerika iherutse gusinyana na Washington ndetse n'u Rwanda rurimo yo gukemura ibibazo biri hano mu burasirazuba bwa Kongo, yo gushyira isuku, yo gushyira umucyo kuri ibibazo bikomeje kurangwa ndetse no kugaragara muri iki gihugu, aho nk'uko byagaragaye cyangwa se nk'uko benshi bari babivuze batekereje ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba irimo igurana mu by'ukuri cyangwa se iri gutanga ubusugire bwayo. Ibyo bikazaba wenda byazaba ikibazo mu minsi iri imbere. Uyu rero akaba yavuze ati cyangwa se yashyizeho isuku kuri iki, aravuga ati nimugire impungenge cyangwa se nimugire ikibazo, twebwe uko turi hano, ati ntabwo turi hano kugurisha igihugu cyangwa se gukora ikindi kintu kibi, turi hano kugira ngo igihugu gitekane. Hari andi makuru akomeye cyane yamaze kuba yamenyekana kugeza kuri uyu munsi. Ni nyuma y'uko inzira ya Rwanda inaniwe, inzira y'amahoro cyane cyane ya Washington hagati ya Kinshasa na Kigali, akaba ariyo kugeza uyu munsi itekerezwaho n'inzira ya Doha hagati ya Kinshasa na M23. Muri iki gihe bisa nkaho ari byo by'ingenzi ku butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, gusa nanone hakaba hari kubangamira itegurwa ry'ibiganiro rusange by'ibihugu bigamije gukemura byimbitse ibibazo by'umutekano bimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu rero mu by'ukuri akavuga ko ari barategura ibiganiro ku murongo ngenderwaho n'amadini Kenko ACC ndetse n'amahuriro y'amadini agomba kubaho ibiganiro hagati impande zombi na guverinoma. Bikaba bigomba kuba mu 2026 ndetse no hagarara abarwanashyaka Tumaini Patricia Jean Mobutu Senga, bose bakaba barasabye umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio gusaba inkunga ya guverinoma Trump kugira ngo habe ibiganiro bihuza izi mpande
mu by'ukuri ni ukuvuga ngo impande z'amadini nazo zirashaka kugira uruhare kugira ngo iki kibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri kibashe kuba cyakemuka cyangwa se bigire umurongo nyuma yo kubona cyangwa se nyuma yo bagiye babona ko ibibazo byaje ku bibazo. Amadini nayo rero aravuga ati natwe turashaka kugira inkunga dutanga mu buryo bw'ibiganiro, mu buryo bw'ubuhuza kugira ngo iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongere kuba cyabasha kubona amahoro, cyongere kuba cyabasha kubona amahoro. Ibi byose reka biri gukorwa basaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zagira uruhare cyangwa se imbaraga zabo nabo bazishyiramo, bityo hakabaho gushyigikirana. Kabone n'ubwo bamwe mu banyamadini bagiye bagaragaza cyangwa se bongeye kwerekana ko batigeze bishimira amasezerano agenda asinwa hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko Fulgence Muteba Patrick Moyaya amaze kuba yasubiza yabivuze cyangwa se yaje kugenda abigarukaho, bakerekana ko mu by'ukuri nta kibazo gihari. Tukomeje n'amakuru rero hirya no hino muri Afurika, muri Nigeria abaturage bo mu duce ibisasu bya Amerika byaguyemo bavuze ko aharashwe n'ibyebe nta byebe bihaba. Ibi byatunguranye rero cyane, bibaza bati Leta Zunze Ubumwe za Amerika barashe nkana mu baturage. Umunsi umwe nyuma y'igitero cya misile zarashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Nigeria mu gikorwa cyo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa Islamic State, abaturage baturiye hamwe aho ibyo bisasu byaguye bavuze ko aharashwe nta byebe bihaba. Abaturage bo mu gace ka Jabo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Nigeria bari mu rujijo. Uwo bita Suleiman Kagara, umwe mu baturage b'uyu mudugudu utuhanini n'abahinzi ndetse n'abayisilamu mu ntara ya Sokoto, yabwiye CNN ko yumvise urusaku rukomeye maze abona umuriro hejuru mu kirere ahagana ku isaha y'isa 4 z'ijoro kwa kane. Ni inkuru rero twagomba kugenda tutabagejejeho. Ati nyuma y'akanya gato ngo igisasu cyahise kigwa ku butaka, abaturage bose barahunga bajya kwihisha. Kagara akayagize ati nta n'umwe muri twe wabashije gusinzira mu ijoro, nta na rimwe twari twigeze tubona ibintu nk'ibi mbere. Kagara ati umugabo rwose ntabwo yamenye icyo gihe uko ibyo yari abonye byari ibisasu byari bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse Perezida Donald Trump nyuma yaje kubyita impano ya Noheli yageneye ibyihebe nk'uko byatangajwe n'ingabo za Amerika ziri muri Afurika. Icyo gitero cyahitanye abarwanyi benshi ba Islamic State. Sokoto ibarizwamo ibibazo by'ubujura bikorwa n'abantu bitwaje intwaro, gushimuta abantu n'ibitero by'amatsinda yitwaje intwaro, irimo iryitwa La Kulwa. Nigeria ifata umutwe wa La Kulwa nk'uwiterabwoba kubera gukekwaho imikuranire n'icyitwa Islamic State gusa, ariko abaturage bo bavuze ko Jabo ahaguye igisasu itazwi ibikorwa by'iterabwoba kandi ko abakristo baho babana mu mahoro n'abayisilamu benshi batuye. Bityo rero bakaba bavuga ko ibi bisasu ubwo byaterwaga mu by'ukuri bishoboka ko haba harabayeho mu by'ukuri kwibeshya. Mu yandi makuru akomeje kugenda amenyekana hirya no hino, tukomeje kugenda tumenya uko byifashe n'ahandi makuru akomeye cyane. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wamaganiye ku mugambi w'uko Somaliland yaba igihugu cyigenga. Bamaganye rwose iki gitekerezo, baravuga bati iki ni gihagarari rwose. Komisiyo y'Afurika yunze ubumwe yatangaje ko irimo yamagana umugambi cyangwa se ibikorwa bigamije kwemera igihugu cya Somaliland nka leta yigenga, ahubwo ishyigikiye ubumwe bwa leta ya Somalia. Israel yatangaje ku mugaragaro ko iyo yemeye igihugu cya Somaliland nka leta yigenga kandi ifite ubusugire. Itangazo impande zombi zasohoye ku itariki 23 Ukuboza 2026 rigaragaza ko Israel na Somaliland zemeranya ko Somaliland ari leta yigenga. Gusa iki cyemezo cyahise gihagurutsa umuryango wa Afurika yunze ubumwe uvuga ko ushyigikiye ubumwe bwa Somalia, bityo utemera icyatumye icikamo ibice. Itangazo ryashyizweho umukono na perezida wa Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe Mohamed Ali Yusuf rivuga ko agomba gukomeza kubahirizwa ibyemeranyijweho mu 1964 nyuma y'ubukoloni ku mipaka y'ibihugu izakomeza kuguma uko imeze hagamije gusigasira ubumwe bw'umugabane. Ati Mohamed Ali Yusuf yamaganye umugambi cyangwa ibikorwa bigamije kwemeza Somaliland nk'igihugu kigenga, yibutsa ko Somaliland ari agace ka Repubulika ya Somalia. Yashimangiye ko ibindi byakorwa bigamije gusenya ubumwe ubusugire bwa Afurika
no kuvogera ubutaka bwa Somalia byaba ari ukunyuranya n'amahame hashingwa umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Hakwiye kugira rero igikorwa, ndetse ati nk'abanyafurika dukwiye kwamagana iki kintu mu by'ukuri kuko kirimo kubangamira cyangwa se ntabwo ari ikintu cyiza. Israel rero yo ikaba yabyemeje. Guverinoma ya Israel yatangaje ku mugaragaro ko yemeye Somaliland nk'igihugu kigenga na leta igomba kubahirwa ubusugire bwayo. Ni itangazo ryashyizwe ku rukuta rwa X rw'ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel tariki 23 Ukuboza bagaragaza ko iki gihugu cyatangaje ku mugaragaro ko cyemeye Somaliland nka leta yigenga. Buti Minisitiri w'Intebe Netanyahu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sal na Perezida wa Repubulika ya Somaliland basinye itangazo rihuriweho. Ubusanzwe Somaliland yari igihugu kigenga kiyoborwa n'Abongereza mu myaka 1800. Iki gihugu kiyomotse kuri Somalia mu 1960 ubwo cyagoboturaga ubukoloni bw'Abongereza. Ubutegetsi bwa Ziad Barre wayoboye iki gihugu guhera mu 1969 nibwo bwabaye imbarutso yo kongera gutandukana kw'ibihugu byombi, kuko ubutegetsi bwaranzwe n'imvururu, igitutu n'impfu z'abantu benshi muri iki gihugu, cyane cyane abo muri Somaliland. Ibi byatumye rero mu 1980 havuka umuryango wa SNM Somali National Movement wari ugamije guhangana n'ubutegetsi bwa Ziad Barre ndetse no kurengera uburenganzira bw'abanyasomaliland. Uyu muryango wagiye ukura ndetse mu 1991 wahiritse Barre ku butegetsi, ari nabwo wahise utandukanya Somalia na Somaliland bigira Somaliland igihugu kigenga. Kuva icyo gihe cyabaye igihugu kigenga kigiye ifaranga ryacyo, gitanga pasiporo yihariye ndetse gitora abayobozi ba guverinoma yacyo, ariko haracyari ibihugu byinshi bitakebera nk'igihugu ukwacyo. Ari byo byatumye bakomeza gukena ndetse no guhabwa akato. Kugeza ubu ibihugu birenga 35 nibyo bifata Somaliland nk'igihugu kigenga, ariko ibindi mu by'ukuri ntabwo bigifata. Israel rero yingireho, ariko umuryango wa Afurika yunze ubumwe uhagarariwe na Mohamed Al Yusuf wavuze ko ibi bidakwiye cyangwa se bitagomba kuba byakwemezwa.